Ubwoko burindwi bw'abagore umusore adakwiye kuba yashaka. Niba uri umusore cyangwa se ukiri ingaragu, reka nkwereke ubwoko bugera kuri burindwi udakwiye kuba washaka niba ukiri umusore cyangwa se niba ukiri ingaragu. Icyo ukwiye kuba wakora ni ukubana nanjye mpaka kugeza ikiganiro kirangiye kugira ngo uze gusobanukirwa neza. Umugore udashobora kwizerwa cyangwa se umubeshyi n'umugambanyi, uyu nguyu ni umugore utari intungane. Uyu nguyu ntabwo ukwiye kuba wamushaka. Umugore uhora ahisha ibintu, atakubwiza ukuri, afite imico yo guhemuka, kugirana imibanire idasobanutse n'abandi, uwo mugore mwihorere. Urugo rutagendera mu kuri cyangwa se no kwizerana, urwo rugo ntabwo rubaho. Uwo ni umugore wa mbere ukwiye kwirengagiza cyangwa se kudashaka niba ukiri umusore. Umugore wa kabiri udakwiye gushaka niba ukiri umusore, umugore ushaka ibintu gusa, umunyamaronko cyangwa se umugore w'umururumba, ugira umururumba. Uyu mugore mwihorere. Icyo atekereza cyose ni amafaranga n'ibintu by'isi, ngo iyo umusore adafite amafaranga akamwanga cyangwa akamufata nk'utamubereye, uwo mukobwa mwihorere. Ni ukuvuga ngo iyo umukobwa agendera kuri ibi bintu cyangwa se ashaka amafaranga cyangwa ashaka iby'isi cyane cyane, ibi bituma urukundo agiyemo ruba ari urw'inyungu gusa cyangwa se rudashobora kuba rwaramba. Urwo rukundo rwihorere. Musore, uyu mukobwa ntabwo umukeneye. Umukobwa wa gatatu udakeneye, umugore udafite ishyaka ryo gukora, umukobwa ukunda ubunebwe cyangwa se wa mukobwa udashaka kuba yakora, ntashaka kugira icyo akora cyangwa se kuba yafatanya nawe cyangwa se kugira icyo afatanya n'undi, ashaka ko byose bimuzanirwa cyangwa se bimusanga ahari, muri make nta ruhare na ruke yabigizemo. Uwo mukobwa mwihorere. Umukobwa si uwawe. Kandi ikindi nakubwira, iyo ugiye mu rugo nk'uru nguru ukaba uri umusore ugashaka umugore umeze gutya, urugo nk'uru nguru rutera umugabo umutwaro uremereye cyane. Uyu mugore mwihorere pe. Undi mugore wa kane cyangwa se umukobwa wa kane udakwiye kuba washaka niba ukiri umusore w'ingaragu, niba uteganya kuba washaka umugore ukunda gusuzugura no kudaha agaciro abandi. Uyu mugore mu by'ukuri nta ndangagaciro aba afite. Ashyira imbere kwishyira hejuru, kudaha agaciro ababyeyi cyangwa se inshuti. Nubona ishimwe cyangwa se kuba yashimye cyangwa se ukabona ijambo ryiza, ibyo byose bikaba biturutse kuri we. Uyu mukobwa sinzi. Uyu mukobwa ntago ntuzigere nyine umushaka, ntuzigere umushyira mu rugo, kuko uyu mukobwa udashima cyangwa se utagira ijambo ryiza riturutse mu mutima wiwe, uyu mukobwa nta kintu yakugezaho. Ubwo ruramutse ruyobowe nk'umuntu nk'uyu nguyu, urwo ngurwo ari urwo guterana amagambo gusa, gushyirana hasi, intonganya za buri munsi, bla 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 bla, amagambo nk'ayo ngayo. Ibi ngibi byihorere. Uyu mukobwa ntuzamushake nubona ameze gutya. Umukobwa wa gatanu cyangwa se umugore wa gatanu udakwiye kuba uzashaka niba ukiri single, umugore w'umujinya ndetse umujinya mwinshi n'uturimo twinshi, wa wundi uhorana uturimo twa hato na hato tudasobanutse. Uwo mugore mwihorere. Buri kintu gito kimurakaza, ntashobora kwihangana. Aho gukemura ibibazo ahora asenya cyangwa se asakuza. Uwo mugore mwihorere pe. Nta mutuzo n'umunezero bibaho ngaho aba ari, kuko umusore ahora mu bwoba bwo kutamushimisha cyangwa se bwo kuba yabaho atamushimisha cyangwa se ari buze kumurakarira. Muri make wowe musore ntago wakwigera ugira umutuzo cyangwa se umunezero muri wowe, kandi mu by'ukuri ukirwana no kuba washimisha undi muntu. Ibi ngibi ntabwo byagukundira. Uyu mukobwa mwihorere. Iyo nama nakugira. Umugore wa gatandatu cyangwa se umukobwa wa gatandatu udakwiye kuba washaka cyangwa se wakizera ngo ube washyira mu rugo, umugore udafite intego cyangwa se icyerekezo cy'ubuzima bwe. Ni ukuvuga ngo umugore umeze gutya aba atitaye ku buzima bwe cyangwa se ejo hazaza hiwe. Ashobora gusamira hejuru ibintu byose abonye, ntamenye icyo ashaka. Muri make nta ntumbero aba afite. Kuba mu rugo nk'uru nguru bituma umusore atagira iterambere, kuko nta mugore umurimo, nta muntu ushobora kuba wagufasha mu rugo nk'uru nguru. Uyu mugore mwihorere. Niyo nama nakugira. Sasa umugore wa karindwi ari nawe wa nyuma, umugore utagira umutimanama n'impuhwe, ntashobora kubabarira, ahora yihorera cyangwa ashaka kwihimura, ubundi ntashobora kwita ku bandi cyangwa kugira umutima w'impuhwe. Umugore nk'uyu nguyu kuba yaba umubyeyi byongera ibibazo cyane, kuko abana bakura badafite urukundo rw'ubutwari muri bo. Uyu mugore mwihorere pe. Niyo nama nakugira. Ngibyo ibintu birindwi nakugenera uyu munsi ushobora kugenderaho ureba umugore udakwiye kuba wazana cyangwa se umukobwa udakwiye kuba watereta niba uri umusore ukiri ingaragu. Reka nizere yuko
hari byinshi wabonye cyangwa se wakurikiranye byagufasha muri iki kiganiro. Njyewe kugezagaho kino kiganiro nk'ibisanzwe nitwa Gisa Kennedy. Wakoze kudukurikirana kandi niba wakoze subscribe ni byiza kandi ni iby'agaciro kuri twebwe. Niba wakunze iki kiganiro kora like ndetse usige na comment ube watanga igitekerezo cy'icyo tuzagarukaho mu kiganiro gitaha.